Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ndagusuhuje nanone nkwaye ikaze. Njyewe amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin. Nyemerera mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, dukunda izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ndagushimye muri uno mwanya kandi ndakwinginze kugira ngo uze ubane natwe. Iri jambo ryawe uduhe gukuramo ibyatugira umumaro, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Abana bawe bateze amatwi iri jambo ndabakoretse kugira ngo ukomeze kubana nabo, ubambike imbaraga kandi ukomeze kubabera byose. Imfubyi n'abapfakazi, abarwayi, igihugu cyacu giha amahoro, ibyo byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Mukunzi wa Judgment Truth Victory, ibyanditswe byera nakubwiye ko byahumetswe n'Imana, bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose. Ku munsi w'ejo twarebeye hamwe mu kuva cyangwa iyimuka Misiri cyangwa kuvanwa mu Misiri bitewe n'igitabo ukoresha icyo ari cyo. Nakubwiye yuko twageze mu gice cya gatatu, tukabona uburyo Imana yari imaze guhamagara Mose, uburyo Imana yari imaze kumwibwira, ndetse n'uburyo yagombaga kuva i Midiyani agasubira muri Egiputa, kandi nibyo tugiye kureba. Rero tugiye kubona Mose ari gutanga urwitwazo, ariko Imana imwigisha gukora ibitangaza, ndetse ngo ahindura inkoni inzoka. Reka rero dusome ubundi tugeze mu kuva igice cya kane. Kuva igice cya kane umurongo wa mbere haravuga ngo Mose arayisubiza ati, ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Bivuze ngo Abisiraheli bizeraga ibintu by'amabonekerwa, kandi bizeraga yuko Imana ivugana nabo. Rero ahangaha Mose bitewe n'uko yari yahunze, birumvikana ko yasubije Imana ati, ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyambonekeye. Rero reka dukomeze. Uwiteka aramubaza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkoni. Aramubwira ati, yijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati, ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana ya sekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Umurongo wa gatandatu, kandi Uwiteka aramubwira ati, ishyire ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza, agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe, cyera nka shelegi. Aramubwira ati, cyisubize mu gituza. Akisubiza mu gituza, agikuyemo kiza gihwanye n'undi mubiri wose. Umurongo wa munani, Uwiteka ati, kandi niba atakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemezwa n'icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvire amagambo yawe, uzavoma amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi. Ayo mazi uvomye mu ruzi azahindukira amaraso imusozi. Mose abwira Uwiteka ati, Mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, uko ntabasha kuvuga vuba, kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Si jye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe, nkwigishe ibyo uvuga. Aramusubiza ati, Mwami, ndakwinginze, tuma uwo ushaka gutuma. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati, Aroni mwene so Umulewi ntahari? Nzi yuko ari intyoza, kandi aje kugusanganira, nakubona azishimira mu mutima we. Umurongo wa 15, nawe uzajya uhora umubwira, ushyire amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe, nake mbigishe ibyo mukora. Umurongo wa 16, kandi azajya akubwirira abantu, azakubera akanwa, nawe uzamubere nk'Imana. Kandi uzajye witwaza iyo nkoni
niyo izakoresha bya bimenyetso. Mose ajya muri Egiputa akeba umwana we. Mose aragenda asubira kwa Yetiro sebukwe, aramubwira ati ndakwinginze reka nsubire muri bene wacu bari muri Egiputa menye yuko bakiriho. Yetiro asubiza Mose ati genda amahoro. Umurongo wa 19, Uwiteka abwira Mose i Midiyani ati genda usubire muri Egiputa kuko abantu bose bashaka kukwica bapfuye. Umurongo wa 20, Mose ajyana umugore we n'abana be abashyira mu ndogobe asubira mu gihugu cya Egiputa kandi yitwaza ya nkoni y'Imana. Umurongo wa 21, Uwiteka abwira Mose ati nusubira muri Egiputa ntuzabure gukorera imbere ya Farawo ibitangaza byose nguhaye gukora, ariko nzanangira umutima we ntazareka abantu bagenda. Umurongo wa 22, kandi uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ati ubwoko bw'Abisiraheli ni umwana wanjye w'imfura. Umurongo wa 23, kandi narakubwiye nti rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura, nuko rero nzica umwana wawe w'imfura. Bukeye ari mu rugendo, Uwiteka amusanga mu ndaro yarayemo ashaka kumwica. Umurongo wa 25, maze Zipora yenda isarabwayi akeba umwana w'icyo umwana we yambariyeho, awujugunya imbere ya Mose, aramubwira ati ni ukuri umbereye umukwe uvusha amaraso. Uwiteka aramureka, maze Zipora aramubwira ati uri umukwe uvusha amaraso, gukeba abana niko nkwitiye ntyo. Uwiteka abwira Aroni ati jya mu butayu usanganireyo Mose. Aragenda amusanganira ku musozi w'Imana aramusoma. Umurongo wa 28, Mose abwira Aroni amagambo Uwiteka yamutumye yose n'ibimenyetso byose yamutegetse gukora. Umurongo wa 29, Mose na Aroni baragenda bateranya abakuru bose bo mu Bisiraheli. Umurongo wa 30, Aroni abwira amagambo yose Uwiteka yatumye Mose akorera bya bimenyetso imbere y'abantu. Umurongo wa 31, abantu baremera bumvise yuko Uwiteka yagendera Abisiraheli akabona umubabaro wabo, barunama bikubita hasi. Nshuti muvandimwe wa Judgment Truth Victory, ni ukuri ndanezerewe ko wemeye kubana nanjye tukaba dusomye igice cya 4 cyose tukaba tugishoje. None se muri iki gice cya 4 wigiyemo ibiki? Icyo nigiyemo itangaza by'Imana yuko ahatari inzira hashobore kuboneka inzira, kandi nta rwitwazo ruhari rwo gukorera Imana. Nshuti muvandimwe, emerera gukorera Uwiteka niba uyu munsi wumva ijwi ry'Imana, kubera ko Imana yatubwira ngo niba uyu munsi wumva ijwi ry'Imana ntiwinangire, kinga maze azinjirwe musangire. Rero ikindi nigiyemo ni uko iyo abantu bashubijwe, iyo abantu bavuye mu bigeragezo, nshuti muvandimwe, baba bakwiye gushima Imana kandi bagasenga, bagapfukama, bagaca bugufi maze bakihana. Dore ko Abisiraheli, abantu baremera bumvise yuko Uwiteka yagendera Abisiraheli akabona umubabaro, barunama bikubita hasi. Nshuti muvandimwe, reka muri uno mwanya njye nawe duce bugufi kandi twigire kuri Mose nanone, twumve yuko ibyo tutazashobora Imana izabidushoboza. Reka rero amahoro n'imigisha biva ku Mana bikomeze kubana nawe wari uri kumwe na Urinzwe n'Imana Faustin. Amahoro by'Imana n'imigisha bikomeze kukomaho iteka mu izina rya Yesu, amen. Senga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, dukunda, turagushimye, tugushimiye neza n'ubunzi bukomeje kubana natwe, tugushimiye yuko wongeye kuduha akanya ko kugira ngo dusome ijambo ryawe, twumve icyo ritubwira. Udukomereze mu buntu bwawe, utwambike imbaraga, byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.